Hariho umwana wakundaga gukererwa cyane mu ishuri bisa nkaho yabigize ingeso, kuko buri uko yageraga mu ishuri yasangaga mwarimu atangiye kwigisha. Icyakurikiragaho cyabaga ari ukwegera mwarimu waba ufite inkoni yo guhana abakerewe, yamara kumuhana nawe akajya kwicara. Iminsi yakomeje kugenda biba bityo, umwana akajya aza nk'ibisanzwe, mwarimu akamuhana, ubundi umwana akajya kwicara. Gusa akaba ari wa mwana wahoranaga agahinda, ntiyajyaga apfa gukina n'abandi cyangwa ngo umubone arimo aseka yishimye, kuko yarangwaga n'agahinda n'amarira, gusa akagerageza kubihisha bagenzi be babanaga aho ku ishuri kugira ngo batabibona. Ubwo umunsi umwe ari mu gitondo, wa mwarimu wabigishaga yari yabanje guca iwabo w'umunyeshuri w'umuhanga yari afite mu ishuri, kuko ababyeyi be bari bamutumijeho. Nuko arimo asubira ku ishuri, yabonye wa mwana wakundaga gukererwa arimo asunika akagare kicayemo umubyeyi w'umumama. Umwarimu yaratunguwe, bituma ajya ku ishuri kubaza amakuru neza ya wa mwana kugira ngo abashe kumenya neza impamvu yamubonye arimo asunika ku kagare nyine. Agezeyo yatunguwe no kumva ko wa mwana uhora ukererwa hashize igihe ababyeyi be bakoze impanuka yatumye se ahasiga ubuzima, naho mama we agakomereka cyane ku buryo byamuviriyemo kugendera mu kagare. Ubwo akiri aho wa mwana yahise yinjira mu kigo, araza yegera wa mwarimu nk'ibisanzwe ngo amuhane. Nuko wa mwarimu nawe wari umaze kumenya ibyabaye kuri uwo mwana, yaciye bugufi aramwegera, nyuma aramuhobera aramubwira ati umbabarire. Mu by'ukuri hari igihe duhora dushinja abantu amakosa tutitaye no ku kumenya impamvu yabibateye se cyangwa intandaro yayo. Uko byaba bimeze kose jya ubanza wumve impamvu itera umuntu kuba ameze uko ari, kuko twese mu buzima tugira ibitugora bitandukanye bitewe n'ubuzima cyangwa amateka umuntu aba yaraciyemo. Rero ntukihutire gucira umuntu urubanza. Nari Giovannis, ikora uko ishaka, nkurekera gukora subscribe kuri channel kugira ngo ukomeze kubona n'ibindi biganiro byiza. Shalom.